muri Rayon Sport arandi makuru make muri aperi hari ni dossier bari kwiga ebyiri nizikunda bishobora kuzakunda abakinnyi baje hari dossier z'abakinnyi muri Marine mwabonye ko Marine yazanye Iragwa Haward yego amakuru avuga ko bitegura ku isani bashaka gutakaza mu kire confiance ko aperi nubwo Clement yagiye turavuga abo bari ba Abdul na ba Clement n'uyu wavuye muri Gasogi twavugaga Alexis ariko mukire confiance bamubonamo nk'umukinnyi nawe nkuko Clement yaje avuye muri Marine ameze kuri ya confiance ubu nawe ameze bashaka kumugirira ikizere indi nkuru ni ya Sultani Bobo muvandimwe wa Ramazan mukire ni karariko mukire bakamuhaye ndi sezo Bobo kujyahe muri epi nawe muri epi iyo dossier nayirigwaho ku myaka 19 Bobo cyabari cyo gihe bya biryoshye pe Bobo kubera yuko ari muto ku myaka 19 ya mukire afite ingahe mukire ariko arayirengeje abayirengeje nka Bobo kubera yuko yabari muri ya kategori y'abana batarengeje 21 we birumvikana ariko nka mukire bakamuhaye undi mwaka muri Marine akongera nigeze kuganira na coach Yves Rwasamanzi tugana kuri abo bajene bo muri Marine igihe bari bamaze kunganya na APR ndamuza ko mugira tuveyo kwa Petro twamaze kwiganira ndamubwira nti coach ko ikipe yawe ikina neza aba bajene igihe cya graduation cyabo urabona kitaragera ati barakina neza cyane atari ko abenshi muri bo nabagira inama yuko bongera undi mwaka ati nibwo mbona bazaba bamaze reka ngubwire Bobo no mukadre yavukana n'abantu b'abakadre bakinye ku rwego rwo hejuru Bobo rwose ashatse yava ashatse yava rwose igihe n'ikingiki kuri we reka twinjire mu ikipe ya Rayon Sport Rugaju Nepo nyuma yuko Antonio asinyiye yerekanwe mu ikipe ya Rayon Sport uyu ni umu top scorer ejo naba mu gitondo narabakurikiye ba Ruvuyanga bamugarutseho ni iki kigezweho mu ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko atangajwe ku mugaragaro icyambere abareyo baravuga ibintu bitari byinshi baravuga bati top scorer muhanze mu mwakire guturuka muri Benin ni umunyatogo akaba aratsinze ibitego by'16 ku myaka ya 27 akaba arakiniye event na event 3 ya Togo bakaba bati rero ntacyo kubaza ati mwitubaza ngo ntarahamagarirwa muri nationale bati umuntu ba top scorer yaza kubakina imbere mu gihugu waba yari kubakina muri CHAN ati n'izindi ziri kugura abakinnye CHAN ati rero aho nizere yuko abantu babyumva yuko bataguze nabi Rayon Sport irakubwira iti uyazaza ari umuwinga uzaza guhindura ibintu byose hano i Kigali directeur technique wa Rayon Sport niwe bamwishakiye akoresheje ama connection afite muri kiriya gice cy'isi ese iri muri West and Central Africa Ben ni West Africa ko biragwa rero muri ya gahunda twari twarabwiye abantu ati hari umuwinga Rayon Sport izasinyisha uzava muri West and Central Africa kandi twarababwiyeho hanyuma baravuga bati rero uyu muwinga ubwo yabonetse koko agomba kuza Rayon Sport yatangiye imyitozo kuwa mbere ariko bazamubona mu myitozo nyuma y'ibyumweru 2 urumva yashoje championnat muri no weekend barifuza ko bamuha ibyumweru 2 nawe akaruhuka ubwo ni imesi 15 akazaza byibura ukwezi kwa 7 kugeze hagati icyo gihe agakora imyitozo iminsi 10 mbere yo kwinjira muri Sekafa na bagenzi be icyo ni kijyana n'uriya muwinga babonye hari ikijyana rero n'umutozo w'abazamu uriya muzungu babonye uriya mugabo yatangiye ibyo kwitoza kuba umutozo w'abazamu afite imyaka 21 akaba icyo gihe yarabikoze ari mu ikipe ya Nice y'abato niyo yatangiye kwitoreza muri Nice y'abato niyo yatangiye kwimenyereza ubwo numva nawe afitanye connection n'uyu mugabo mu Faransa directeur technique wa Rayon Sport niwe wavuze ati uyu muntu rero ntabwo ari umuntu gusa uzafasha muri Rayon Sport nkuru ahubwo uyu mugabo arashaka kubaka ibintu birambye directeur technique wa Rayon Sport nge twagize umwanya wo kugana amasaha agera kuri 2 numva ibitekerezo bye arashaka ko Rayon Sport igira ikintu cyitwa DNA icyo navuga ngo ni nk'umwimerere wa Rayon Sport mu mikinire aravuga ati rero niba tugiye kugira ikipe y'abataneje imyaka 20 niba tugiye kuba dufite ikipe dusanga mu ikipe y'abagore niba dufite ni ikipe nkuru dukwiye kuba dufite modo ya coaching isa abantu bumva ibintu neza
ntabwo ikipe zipfa kujya mu kibuga buriya haba ibyo bita amateori amapuratike bakora mu myitozo biba bifite ukuntu nyine byateguwe muri siyanse z'imyitozo runaka bemeranyaho abazamu bacu bakina gutya dusohora umupira gutya bigenda gutya ushobora kubona Rayon Sport y'abagabo wenda ibikora neza wenda kurusha ya event cyangwa se iy'abagore ikabikora neza wenda kurusha iya event cyangwa iki n'iki ibyo bijyana n'abakinnyi bifite on your disposal nk'umutoza ariko burya igitekerezo cy'uburyo bw'imikinire kiba ari kimwe hari n'ukuntu wenda umwe twisting agahinduraho utuntu bijyanye n'abakinnyi afite nuko biyadapta kuri iyo systeme n'ibindi ariko igitekerezo shingiro igitekerezo muzi kiba cyubakiye kuri system kuruta ku bantu niyo mugiye kurokrita iyo mufite systeme y'imirokrita ikomeye na amini imitoreze ikomeye murokrita abantu bafite muri ya systeme no ngo mubanza kubaka igitekerezo mukazajya murokrita abakinnyi baza kwisanga muri icyo gitekerezo cy'ukuntu ushaka ikipe yanyitozo urugero ni Lamazi yani kwikora Barca ifite uburyo bw'imitoreze bwayo ku buryo ijya gushaka abana bafitinga muri iyo mikinire ibi bizi ko ari batoya bo muri faze ya formation za initiation n'ibindi ikagenda ibashyira muri iyo mitoreze ariko ntiyakuzana udafite ibyo wujuje mu byo bakenera mbere yo gushaka umukino kabone n'ubwo bafite imyaka 7 barakureba bakavuga ngo ubwo akina gutya ubwo akora ibi yafitinga mu mikinire yacu nk'urugero rworoshye wenda tubihuza na Rayon Barca igiye gushaka rutayizamu nagishaka gutsinda ibitego byinshi mu bana nimukurikira muzagende murebe umuntu wabaye directeur wa Lamazi imyaka igera kuri 10 arakubwira ngo ngewe mba mbizi ko abana bato bose batsinda ibitego byinshi kuko nta tactique nyinshi zizamo icyo ndeba ni intelligence n'ubwenge ahagarara gute yashashobora kwideplasa neza ese ni umukino ushobora iyo batakaje umupira ashobora kugaruka afite igihagararo afite ikintu cyo kuvuga ngo afite nako kantu ko kuvuga ngo nagaruka ngakina n'abandi ko Barcelona ikora pressing murabizi bene utwo tunagenda tureka we ati by'ibitego nuko binacaringa n'umutereka ku bantu bandi ba mediateur bezamupasa se azananirwa gutsinda muramutoza ikirenge bagiteresha gutya bagira gutya nicyo rero ashaka kubaka nicyo nari nubakiye icyo gitekerezo directeur rero wa Rayon Sport aravuga ati uyu mugabo azakora ikintu cya cross cutting azanyura mu makipe yose ya Rayon Sport ibe mu bakuru yego azaba ari umutoza mukuru w'abazamu ariko urumva agomba kuba afite bakame bakorana nampamvu bakame atazava muri Rayon Rayon Sport abatarengeje 20 agomba kuba yifasha afite umutoza wabo muto ufasha abana bato prito ariko nawe amwerekera uko bigenda amanuka no mu y'abagore hirya hari yasirwa kwatoza nk'umutoza mukuru bwakajyana n'umutoza w'abazamu agomba nawe kumugeraho umutoza w'abazamu akamwerekera kamwe ati icyo dushaka kubaka ku bazamu ba Rayon Sport niki birasobanura ngo ni umutoza waba ufite inshingano yego muri Rayon Sport nkuru tuzi y'abagabo ariko ajya no gufasha bari abatoza abandi niyo logique rero yatumye amuzana icyo kwibaza ngo ese niki cyaba gitumye bazana umuntu kandi hasanzwe bakame nicyo ngicyo barifuza kubaka DNA so babireba rero excuse nge ndimo navuga nti uko wa mushinga wabo bawusobanura nutaba amagambo kaba ibikorwa ni mwiza bless you yo ni ikipe ya Rayon Sport hanyuma kandi kwizigira ikipe ya Musanze jira dutungura imanura intware ebyiri ngenderwaho izivana mu bufundu izimazamura mu majaruguru ngira ngo ikipe ya Musanze Football Club igihe twari twimuye radio i Musanze muri gahunda ya RBF yawe SG yavuze ko bashaka kuvugura ekipe yabo uko yemeraga ko batagize umusaruro mwiza twarayimubajije anizeza abanyamusanze ko noneho bagiye kubaka ikipe yanatubwiye ko bashaka umwanya wa gatatu sezo itaha yavuga rero kugira ngo ibyo bintu babigereho ari uko bakongera imbaraga mu gice cyabo cy'ubusatirizi rero ku munsi w'ejo ikipe ya Musanze Football Club yasinyije abakinnyi babiri ibakuye mu ikipe y'amagaju aya magaju yo inkuru irimo irayivugwamo nuko yarimo arashaka umutoza ndetse n'ikipe ya Gicumbi vuba abatoza bazaba bamenyekanye umutoza Lotfi ntimuzatungurwemo mu yagarutse mu Rwanda arimo aratekerezwaho muri mu magaju ubwo rero cyane ubwo na Gicumbi bikomeje ko yakoze Justin byavuga ko yagiye Justin aragiye ariko amakuru avuga ko Justin yaraganirijwe ariko
ntabwo barashyira ntabwo umukono ari ku desida. masezerano. So icyo nari mvuze rero cya Musanze, ikipe ya Musanze Football Club, komite yari nshya muri shampiyona, nabo bari bakiyadapta, bari bagikeneye kumenya nyine icyiciro cya mbere ko gikinwa ndetse n'uburyo ikipe bakwiriye kuyubaka. Baguze abakinnyi babiri mu ikipe y'Amagaju, basinyije amasezerano y'imyaka 2 kugera 2028. Baguze Destin Malanda Exaucé, ni umunya Congo Brazzaville, amaze sezo isi ya 4 agiye mu Rwanda, kuko ebyiri yazimaze Magaju, aza muri Mukura, yasinye ebyiri, akina imwe, indi bahita akina muri bamutiza Mukura, nabwo barongera bamusubiza mu Magaju kugira ngo yongere ayarwanye n'Amagaju kugira ngo atamanuka. Arabafasha birakunda. Maranda Exaucé ni rutahizamu mushya w'ikipe ya Musanze Football Club, amenyere shampiyona yo mu Rwanda akiniye mu Magaju sezo ebyiri, n'imwe wenda muri Mukura twavuga ko ari imwe, ubwo agiye kubafasha. Ariko undi mukinnyi mwiza cyane baguze ni Ndayishimiye Edouard, ni umukinnyi w'umurundi cyane, usanzwe nawe ari umukinnyi mwiza wo rutahizamu mu ikipe y'Amagaju. Ndayishimiye Edouard akuna gukina aca ku ruhande mu ikipe y'Amagaju, ariko ni umukinnyi mwiza, batsinda ibitego byinshi mu rugamba rwo kutamanuka. Niwe rwose Amagaju muri babiri navuga bafashije Amagaju n'amanuke arimo rwose. Ndayishimiye Edouard ni umukinnyi w'umurundi mwiza wari usanzwe uhetse ikipe y'Amagaju, yagiye mu ikipe ya Musanze. Iyi deal yikunda cyane kurenza ya Maranda Exaucé. Maranda Exaucé ni umukinnyi waze gukura, ariko afite nawe contribution azatanga mu ikipe nka Musanze. Ariko Ndayishimiye Edouard wo urabona ko akiri umukinnyi. Niba mwashakishije amakuru, ni iki cyananiranye mu Magaju ku buryo umukinnyi mwita ko ari mwiza agumishije ikipe mu cyiciro cya mbere ayicika akajya gusinyira ikipe ya Musanze? N'imbaraga z'uko Musanze irenza Amagaju. Abantu bose ntibari mu Magaju. Amagaju ntabwo ari prononce. Ubajije ikibazo ubwo cyiza. Amagaju ntabwo aratangira sezo yayo. Ni nicyo kintu kiri kugaragara. Reka ngurugero, nubona ikipe abantu bose bari kwihahamo, ibintu ni bibiri. Icya mbere twese tuzi urwego rw'Amagaju mu Mwembe. Amagaju agera range imishahara y'ibihumbi 200 na 300. Izi za Musanze zateye imbere n'umukinnyi mwiza wa Muhana Senkisa. Ikindi Rokrito z'aya makipe ya za Musanze yaregiye gukubitana miliyoni 10. Aya Magaju abari muri miliyoni 4-6 aho ngaho. Ikintu cyo nabonye kuri iki kintu bavuze ni logique simple rwose. Ikintu ese byababwiye Musanze bari kubishyira mu bikorwa. Abonye ko naba n'igi n'amabara bari kujya, babanje bari kura abakinnyi batazagumana, bongera amasezerano ba Shaulini na ba Jean Beric Masiga kwabo n'abagenzi babo, bahise baterekamo abakinnyi babiri ubona ko bafatika. Rega ni iki kintu cyo kuvuga ngo nagasente, biragaragara ko Amagaju batitonze bazasufura. Niko bimeze no kuri Etincelle. Urebe none muri Etincelle ni equipe yagize amahirwe n'iyamanuka. Umutoza Beke nabafasha akoresheje abakinnyi bahariya bakiri batoya, bamwe Marine yatangiye kubatwara. None se nibyo ntituvuga by'agafaranga. Niba umukinnyi nka Iraguha Award wari mwiza muri Etincelle, abantu banatekereza ko equipe abaye afite amasezerano banamukora mu bucuruzi, yamaze kujya muri Marine. Ni nk'ibi Marine iri gusahura inahera no kuri Etincelle yacitse intege. Marine buriya ntiyayiguragamo umukinnyi ziriya kipe Bugwayi Dabi byagoranaga ko bapfa kubatwara umukinnyi. Niba equipe ya Marine igirira icyo kavuga ati natwe twamaze kwitambua, umwaka utabiragaragara ko izabikiriye. Ikipe y'Amagaju navuga ko itarubaka ibintu byayo. Amakuru nkuru y'Amagaju avuga ko bo bari baravuga ngo ikipe n'ubundi yari igiye kumanuka, ngo abakinnyi benshi tuba dufite bamenyereye, ngo basa nk'abamaze kwiyadbitira kuri ekipe, uretse nyine ko mu buryo bwa transfer ibyo bintu bitabaho. Bivuga ngo abakinnyi bamenyereye, ngo bamaze kumenyera ngo nece ngo ya ekipe ngo reka tubareke tuzana abandi bashyashya. Ntabwo wakwakira ku bakinnyi bashyashya. Gusa icyo igihari ngiye nzi mu makipe surtout yo mu majyepfo na za Mukura n'Amagaju, ntabwo sezo zabo barazitangira, bacyarimo baragenda bubaka ibintu byabo gake gake. Reka nepo dusoreze mu marushanwa ahuza za kaminuza. Tuvuye mu murenge Kagame Cup muri weekend mu burasirazuba. Weekend iki cyumweru turi kugana ku musozo. Amajyepfo niyo atahiwe mu karere ka Huye, niho imikino ya nyuma iza gukinirwa ya Rwanda Varsity League 2025-2026. Kuva kuwa gatandatu bazatanira umwanya wa gatatu mu mupira w'amaguru. Bazakinira kuri Kamena East
East Africa University ya Nyagatare izakina na RP Gishari, hanyuma umukino wa nyuma ku cyumweru saa 5 kuri Kamena uzahuza Mount Kigali University izahura na East Africa University ya Kigali. Muri basketball mu mikino izakinwa nabo bazahera kuwa gatandatu muri kimwe cya kabiri kirangiza. RP Huye izakina muri RP Huye nabo bazakina UTAB izakina na UR Nyarugenge. Hanyuma kandi undi mukino utegerejwe wa kimwe cya kabiri kirangiza muri basketball ni RP Huye izakina na East Africa ya Kigali. Mu gihe rero umwanya wa gatatu uzakinwa kwa gatandatu, finali kimwe ku munsi wo ku cyumweru bakinira n'ubundi muri RP Huye. Mu bagore aho hari mu bagabo, mu bagore semi finals zizakinwa ku munsi wo kwa gatandatu. RP Huye izakina na Kibogora Polytechnic, hanyuma East Africa Kigali ikine na UR ya Busogo. Nabo rero finali izakinwa umwanya wa gatatu kwa gatandatu, hanyuma ku cyumweru bakine imikino ya nyuma. Muri volleyball bazakina semi finals kwa gatandatu, bazakinira igisagara muri gymnase yaho. UR Huye izakina na UR Nyarugenge, UTAB ikine na East Africa. Hanyuma nabo imikino ya nyuma ikinwe kwa gatandatu umwanya wa gatatu ku cyumweru bakine finali igisagara. Hanyuma mu bagore nabo bazakina muri volleyball bazakina n'ubundi kwa gatandatu bishakamo umwanya wa gatatu bazakina kwa gatandatu bakine muri UR Huye, UR Rwamagana izakina na UR Busogo. Mu gihe finali ku munsi wo ku cyumweru mu bagore RP Kigali izakina na UR Remera. Nuko nguko imikino iteganyijwe. University yarakaniye ngo iki gikombe bama kugitwara. Badeja n'imyitozo barayisoza bararara directeur. Ariko umenya za n'umuvugizi wa Mount Kigali bararara. Nepo yaje. Ibintu bya communication muri Mount Kigali yabaye umunyamakuru n'umutangazaji. Regisi Matampi wanarindi. Niyo mpamvu amakuru yabo yihuta kurusha. Yakinije sport ari umuzamu wabo. Niyo mpamvu ibyo wabo byihuta arata kurusha abandi.